Shalom shalom ndabasuhuje mwese amahoro y'Imana mubane. Tujye kuvuga ku nzozi zivuga ubutabazi bwihuse Imana ibigiye guha abantu bayo. Ibiganiro birambuye ubisanga kuri Elayo TV, uhasanga inzozi zitandukanye. Abari hano kuri TikTok namwe muhagere mukore subscribe ubundi tujye tubana. Inzozi zivuga ubutabazi bwihuse Imana ibigiye guha abantu ba lelo beta kotayabo enemo. Ayi iraje bigenze neza we. Iyo iraje bigenze neza we. Mana we hindura ibyanze guhinduka. Karabe Yesu hindura ibyanze guhinduka. Imana yacu iraje bigenze neza we. Lelo belebo kene kotayabo kire bole yamo. Yewe Mana we uraje ubigenze neza we. Mana yacu iraje ibigenze neza we. Hindura we hindura toperegerebo. Aye hindura we hindura ibyanze guhinduka. Hindura Mana we hindura ibyanze. Aye we hindura ubukene Mana hindura ibyanze. Aye we hindura amadeni Mana hindura. Ayiwe ubushomeri hindura Mana hindura ibyanze. Wene ubukode hindura zaketa hindura ibyanze. Aye hindura Mana hindura. Ubuzima bwo gupfundikanya hindura Mana. Robele kilebo ubuzima bw'uburwayi hindura Mana hindura. Zelele kota hindura mu bana bawe hindura. Ubuzima bwo kuba ku musozi muremure w'ibibazo etopere zole bonemo. Ubuzima bwo gusabiriza hindura ibya. Ayiwe buzima we. Hari n'abantu baba bafite indyarya hindura ibyanze. Eletopa ubuzima bwo kwizungurukaho bw'iro debare hindura ibyanze. Ayiwe hindura lokile boliamo hindura ibyanze. Ayiwe Jezi hindura we hindura ibyo bibazo hindura ubwo bukene hindura shiramo nawe ibintu byawe hindura ibyanze. Ayiwe hindura ubwo bushomeri ufite diplome iragusazanye rero bekenemo tayavo ufite peribe Imana yibwira hindure iraje newe nenoke tayavo. Tugiye kuvuga ku nzozi zivuga ineza y'Imana, uburyo Imana ibigiye kugirira abantu neza. Lola kota poketa boketa hindura we hindura. Ayiwe hindura Yesu Kirisito hindura ibyanze. Ayiwe hindura we hindura. Ayiwe hindura amadeni Imana hindura. Wakoze kuturinda Kirisito wabambwe Jezi. Wakoze gutanga ingabo nyinshi zigapfa amamara himbazwa. Heletopa Rewire gene mone yazoveke tabo kirebo la wala bole kele toke ziko taya bolia ne wene siki taya jiki toze vozi ketaya zomesi kore bore kere kote keta boketa zine mone avo kere bokire ziko taya vo je kosti kita la bokine no mene kosti keta wire bole kele bokere kotiza vo. Tugushimiye Imana kugiye guhindura. Ayi ubane natwe cyane nkuko usanzwe ubana natwe. Ushimwe zoketa lewelebo elekolebo zekostaya zomesiki elewerevo arakirebo kugiye Imana guhindura ibyanze ukaduhuza. Hari abantu baba bafite abantu babavuyeho duhuze n'ibyacu duhuze hari abantu ubundi hari umuntu Imana yaguteguriye ugomba kugiriraho umugisha. Imana iguhuze n'umuntu wawe rero benemo uziko hari abantu Imana ikura mu bintu ikabiguhereza cyangwa ikabigushiramo. Imana yakuye abanyakanani mu gihugu cya Isiraheli ikigabiza ubwoko bwayo buyubaha nenome seketabo bw'Abisiraheli. Rero berebo Abisiraheli barya ibyo bataruhiye ibyo batazemos. Hari umuntu kubereye mu byawe avemo ujye mu byawe mu izina rya Kristo Yesu. Iyo ndwara gushaka hiki tegeka indwara kuveho ubwo bukene bukuveho ubwo buzima bubi. Ndumva uyu ni umwaka wo kwakira ibyacu. Abantu basenze tukakira ibyacu tukakira impinduka tukakira imibereho tukakira ubuzima busha hakagira ibintu bihinduka. Hari abantu baba bibaza ariko kumana kubera iki dusenga robene ko kelebo kiste kotabo kubera iki dusenga ariko ubuzima bukanga bukaba inshoboka bure bukaba inshobera kubera iki dusenga ugatinda
humura Imana iraje. Aho ubu uri kubona byatinze nihije gukora, hamwe ubona byadogereye, hamwe byanutse. Imana yararetse Lazaro bibanza byanuka, abanza yanuka iminsi 4 rorobe kezo keta Yesu ajya yaramuzura. Aho byanze, aho uri kubona nta nzira, aho uri kubona byadogere, aho uri kubona nta butabazi, ni Imana ibishe. Nucika intege, humura, ntutinye, Kristo muri kumwe. Amen. Ari jambo rivuga ngo ntabwo Imana izahora ibabaza abantu iteka. Retopesi kota. Kino kiganiro ndagikoze ariko nshaka no gusengera abantu. Ntabwo Imana izahora ibabaza abantu iteka. Robere amore akere vola ki robere robene kotista kotabone rewine ko esikota wire boli amon abwo izabagirira ibambe nkuko imbabazi zayo zingana. Ntabwo izahora kubabaza wa mugabo we, ntabwo izahora kubabaza wa mudamu we. Irabizi ibyo ukenye, irabizi ko ukeneye stock, irabizi ko ukeneye ibyo kurya, abana babuze minerval, irabizi ko umugabo we nta kazi, irabizi byabibazo, irabizi ko nta byangombwa w'uruguku retota coste kotap, irabizi. Hari n'abantu baba bari mu byaha ariko adashaka kuguma muri ibyo byaha, imbaraga zigahora zibimusunikira. Ibyo takotabo kenemo, ibyo byose heriwire bore kire toke takotibo keta bokere boketa, ibyo byose Imana irabizi. Ntabwo Imana izahura ibabaza abantu iteka, izaba ibambe ry'Uwiteka, umuseke w'Uwiteka ugutambikira, akira ibyawe. Haleluya. Hari n'inzozi rero turota zivuga ubutabazi bw'Imana bwihuse, Imana ibigiye guha abantu cyangwa ineza cyangwa ibyiza Imana to pesta oketa, ibyiza Imana ibigiye kukugirira. Izo nzozi nazo zibaho, inzozi zivuga ibyiza Imana ibigiye kukugirira, ineza y'Imana ibije ku buzima bwawe. Izo nzozi ntabwo tuzahora turota turi kugwa mu byobo n'inzozi mbi z'ubusambanyi n'iki. Oya, habaho n'inzozi nziza. Hari umuntu ubona ari kuri moto yihuta cyane, inzozi zivuga ubwo n'ubutabazi bw'Imana bwabuje ku buzima bwawe, Imana bigiye kuguha. Hari abantu babona bari mu murima bari gusarura, bari amasezerano Imana bigiye gusohoza, uri gusoroma ibintu bishishe, ibihaza bishishe, ibintu byiza, imyembe itoshye. Rero nubona ari gukura ibijumba bimeze neza. Burya inzozi biterwa n'ukuntu wazirose. Nukazajya ugira ngo inzozi nk'ikintu kimwe hari igihe kiba gisobanura n'ibindi bintu. Umbwira uko wazirose ubundi nkagufasha. Leto pekatabo mwumva uko mwuka ari kudusobanurira. Inzozi zishobora akanuka inka, nkuba hari inka z'umugisha uri kuziragira, uri kuzikama. Leto pe lero bene mone akire kotabo ketabo, izo ni z'umugisha. Hariho rero n'izo mwakoze mwubona zenda kukwica, z'ibibazo z'ibigeragezo z'abadayimoni. Ntabwo Imana izahora ibabaza abantu iteka. Haleluya, 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 haleluya. Izabagirira ibamba. Magambo aboneka mu maganya ya Yeremiya. Kuko Imana itazahora ibabaza abantu iteka. Imana ntabwo izahora ibabaza abantu iteka we. Lelo bekene moke stiko taya bori ya mose enemo. Ntabwo izahora ibabaza abantu iteka. Amen. Narimvuze ngo Imana ntabwo izahora ibabaza abantu iteka. Izabagirira ibambe nk'uko imbabazi zayo zingana. Haleluya. Amagambo aboneka mu maganya ya Yeremiya, ndi gukunda ijambo cyane. Ijambo nibwo buhanuzi bukuru. Haleluya. Nawe ujye ukunda ijambo. Imana izabagirira ibambe. Maganya ya Yeremiya ibice 3 umurongo wa 31. Kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka naho yababaza umuntu, ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko atazanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Rotato pere nome. Kwa Yesu hariho n'ubutabazi. Kwa Yesu ntabwo ari ibyago gusa. Kwa Yesu ntabwo ari amakuba gusa. Kwa Yesu hariyo n'ibiryo. Kwa Yesu harimo amamodoka, harimo ama etage. Kwa Yesu harimo n'ibintu bifatika. Umuntu utari waza kwa Yesu, nawe ngwino. Waratinze. Uwo utari waza kwa Yesu ngwino. Arakugirira ibambe ngwino. Uwo utari waza kwa Yesu ngwino. Yesu agira neza, yagukura mu ibyo byaha, yagukura muri zo karande, yagukura mu bwo busambanyi bwakunaniye, mwuko kwikinisha n'ibindi byose ukora. Lebon ne costa kota. Jamuravango ibyo byose urabikora ikakwihorera, ukibwire yuko ihwanye nawe, ariko igihe kimwe izabishira imbere y'amaso yawe nk'uko bikurikirana. Nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, nimwanga mukagoma inkoti zabari. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom shalom. Amen.